atabyo ni byose byaguha ariko ukoresha ubwenge bw'ubumana nibyo bizagufasha kugira ngo wubake neza rukomere. Buri muntu ujya kubana nawe ari umugabo ari umugore, buri umwe aba afite imyumvire, aba afite ibyo asanzwe akunda, noneho kugira ngo muzahuze bikore mu bugwaneza mu bwenge bwinshi, muzavaho muhuze. Ariko wishaka kugira ngo gusukire mu bikorwa bye n'ibyo bakubwiye utwara uwo mutima uhagaze, uzica byinshi. Iga mugenzi wawe nawe akwige, muze kugira aho muhurira. Niba ari akabyiniro mujyanemo rimwe, mubyina n'umubwira utwo ukunda, cyangwa umuherekeze mubane mubyinane, muze gutaha uze kuzasoza muri bya bihe mwagize ibihe byiza. Mubwite ariko burya darling njye nkunda ko nagira gutya na gutya. Bakunzi ba Team TV, twongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Muraho, muri amahoro, mumeze neza. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Nibutse kongera kubabwira ngo muri abantu b'agaciro cyane imbere y'Imana, ndetse muri inshuti nziza cyane za Team TV. Team TV kuvibayeho nababwiye ngo ntacyo byayimarira mudahari. Nukuri mudahari ntacyo Team TV yageraho. Ntabwo ibiganiro twabitanga ngo twongere tunirebe, twongere tunihe comment, twongere tuni subscribing, twongere tunayiliking, twongere no. Ntacyo twageraho tutabafite, mbabwije ukuri ndabarahiye. Rero muri abantu b'ingenzi, muri nkoramutima, muri abantu b'umumaro cyane, kandi muri imbaraga zacu Imana yabashyizeho kugira ngo ibakoreshe mujye muhora uko bwije uko bukeye, mudufasha muri uyu murimo mu buryo bwo kutwankuhaja, kutwongera imbaraga, kudufasha kugira ngo tumenye yuko turaba umumaro mu gihe nk'iki. Narabibabwiye Team TV ni umuyoboro waje kugira ngo wongere itafari ku yandi matafari meza, abantu beza bagiye bagerekeranya mu buryo bwo kubaka umuryango, mu buryo bwo kubaka society y'urimo yuhagazemo, mu buryo bwo kubaka itorero, mu buryo bwo kubaka igihugu. Kuko ikintu cyose cyiza burya cyuvuze cyangwa cyukoze kirakubaka, kikubaka muri kumwe, kikubaka urugo rwawe, kikubaka itorero, kikubaka kikagera no ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'isi gishobora kugerayo. Kuko nigeze kubabwira akantu n'uyu munsi nongera ngasubiramo gashobora gutuma bigaragara ngo amahoro ntanze ahera kuri jya kama amahoro, akagera kuwo ndi kumwe nako kanya, akagera kuwo dukorana mu kazi, akagera kuwo duhurira mu nzira, akagera kuwo tubana mu nzu y'Imana, akagera ndetse n'uwo wa wundi wa dukorana mu kazi ka leta. Urumva ya mahoro rero y'uruhererekanye ni amahoro, kimwe n'ikibi cy'uruhererekanye nacyo kiba kibi cyane. Rero muri make nagira ngo mbashimire, mbabwire ngo muri abo mumaro cyane, mutumariye runini, mudufatiye runini. Imana ijye ibaha umugisha uko bwije uko bukeye. Reka rero dusenge kugira ngo tubone uko dutangira ikiganiro cyacu cya none. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, tukubashye nyagora ku ngoma, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ubudasa bwawe, tugushimiye kuri Imana yacu idukunda kandi ikatwitaho uko bwije uko bukeye. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye ko uyu munsi wemeye ko twongera none kuganirira kuri uyu muyoboro. Tugushimiye inzira z'ubaciye kugira ngo dushobore kugera kuri uyu muyoboro. Tugushimiye uburyo bw'ujya utanga kugira ngo dushobore kuganira. Tugushimiye inshuti zacu zugeza hafi yacu uko bwije uko bukeye kugira ngo badufashe kugira dukomeze tuganire, dutange ibitekerezo byacu byo twumva ko byafasha kugira icyiza cyo tugeraho ndetse n'abagenzi bacu bageraho. Byose turabigushimiye, habwa icyubahiro. Mwami, dore tuje kuganira n'umwana w'umukobwa utegurwa kugira ngo ashake urugo. Turakwinjize kugira ngo utegure umutima we, utegure amatwi ye, utegure Mwami, ndetse na wundi wamaze kugerayo ushobora kuba ufite ibibazo nk'ibyungu yaba afite ujya gushaka. Mwami, turakwinjize kugira ngo inyigisho turi butangira hano igende ibagirire umumaro, bagire icyo bageraho cyabafasha kugira ngo urugo rwabo rumere neza, ari rwa rundi rw'uwari rugezemo,
cyangwa utararugeramo witegura kurugeramo. Turakuraritse kandi tuzi kuri Imana itagira uko ibigenza, ushyire mu nzira zawe nk'uko ugira inzira nyinshi, maze ikiganiro kizagere kuri wa wundi gifitiye umumaro, nuko kizatume yubaka rukomere, izina ryawe naryo rizahabwa icyubahiro kubera uwo muryango. Icyo ni kuzo bibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakunzi ba Team TV rero, uyu munsi twaje kuganiriza umwana w'umukobwa ugiye gushaka, cyangwa se umwana w'umukobwa ushobora kuba yarabigezemo. Turakoresha ikintu cyo tumaze iminsi twese twumva cyitwa bridal shower. Bridal shower muyibona muti? Bridal shower abayijyamo abayumva mwifata muti? Ese umukobwa wo bahana hariya ayifata ate, imumarira iki? Ese uko duhana abakobwa gusa, abahungu bo bayihabwa bate, bahabwa gute izo nama zishobora gutuma yubaka neza nk'uko uno mukobwa tubafatira umwanya tukabagira inama yo kugira ngo bazashobore kubaka neza. Icyo nicyo kinzanye hano umunsi wa none. Bridal shower rero iyo tuyirimo turaganiriza umwana w'umukobwa, hakabaho ijambo ry'Imana, hakabaho gusenga, hakabaho ababyeyi beza baza bakamuha impanuro uko babishoboye. Buri umwe wese akaba hari ubwo yakoresha experience ye cyangwa se inararibonye ye, bikurikije imyaka yamazeyo, bikurikije ibyo amaze kubona ndetse n'ibyo yumvise, byose akaba yabikoresha, tukabikoresha, tukaba twagira inama wa mukobwa ugiye kurushinga. Noneho icyo nje kugira ngo tuganireho rero, ese wa mwana w'umukobwa wicaye muri bridal shower, bya bintu byose byo tumubwira bimumarira iki, abifata ate, abyakira ate? Abana b'abakobwa rero tuganira nabo muri bridal shower, turabaganira nk'uko nababwiye, ijambo ry'Imana rikavugwa, umwana w'umukobwa ateze amatwi, ndetse n'abamama twese duteraniye aho tukayitega amatwi. Abamama hakaba ubwo dukuyemo inyigisho ikomeye cyane, kuko hari ibyo tuba twaragezeyo bikadutsinda, twebwe tukaba twakura aho ngaho inyigisho yatuma tumenya uko tubyitwaramo. Wa mwana w'umukobwa rero, umwana w'umukobwa akabwirwa izo mpanuro zose nakazakira, yarangiza rero agaharanira kuzagenda yitwaye nk'impamba. Hari abo tuganiriza bagatwara ya mpamba bakayigeza mu rugo rwabo, hakaba ubwo bayikoresheje neza ikabubakira, hakaba ubwo bayikoresheje nabi, ahubwo ikaba nanone intandaro yo gusenya. Rero nagira ngo izi bridal shower zo dukorera abana b'abakobwa cyangwa se zo twagiye tubakorera, ni ukuri hakwiye kugira ngo tugire ubwenge, uyikorerwe yego, ariko habeho ubwenge bw'ubumana muri wowe bukuyobora icyo ugombye gukora ugeze mu rugo rwawe, kugira ngo ya package baguhaye cyangwa bya bindi byo wumviye muri bridal shower wateruye byose wahawe, bize bikugirira umumaro, bikubakire rukomere, aho kugira ngo rusenyuke rushenywe n'aya magambo cyangwa ya package wakuye hariya. Isengesho ryo dusenge hariya rifite umumaro cyane kuri wewe mwana w'umukobwa ugiye gushaka. Ijambo ry'Imana rihavugirwa rifite umumaro cyane, n'indorerwamo y'umuntu yireberamo, niyo yaba akiri aho cyangwa yagezeyo, ryo nta kizigera kirihindura. Nshobora kurisobanura uko nshoboye, nshobora kurisobanura yenda bidahuye n'ibyo amatwi yakeneye kumva, ariko rya jambo ushobora no kurifata ukarisubiramo wenyine, kandi rikakugirira umumaro, rikazakubakira n'ukuri rugakomera. Hanyuma rero package yo wahawe hariya, nagira ngo ugire inama ngo tugiye kureba ese iyo uyihawe ukayiterura yose ukayitwara hariya ikumarira iki. Iyi package uhabwa rero ukajyana nayo ukayigeza iwawe, ugatangira guharanira cyane gushyira mu bikorwa ibyo wumvise abamama bose bavuga hariya. Hari ubwo ugerayo ntukoresha ubwenge bw'Imana bwo wumvise muri rya jambo, ugashaka gukora umutima wawe uhangayitse, uvuga uti Jolly yavuze ibi, umuganwa yavuze ibi, mama Ganza yavuze ibi, reka byose mbishyire mu ngiro. Ukaza gusanga bya bintu ahubwo biguteje ikibazo aho kugira ngo bikubakire. Rero nagira ngo tujye inama hano uburyo bridal shower ikwiye kuba umumaro kuri wowe. Niba umumaro mu ijambo ry'Imana humviye, niba umumaro mu magambo abakozi b'Imana bahavugiye, ndetse n'abamama bose n'ababyeyi bateraniye aho, ariko menya cyane bya bindi byose bakubwiye uburyo bugomba kubikoramo. Muri make witwara umutima uhagaze ngo ujye muri bridal shower utega amatwi ibintu byose ushaka kugenda ngo byose ubishyire mu ngiro. Hari aho uzagira ucyo ukagomba urukuta.
bikagupfana. Haranira cyane kwakira ya package baguhaye, ariko ugira ubwenge bw'ubumana muri wowe kugira ngo ugire uko ubigenza. Urugero, uragiye urabwiwe ngo umugabo mumenyera inda, mugaburire tararara, bya ni byose byo tuvuga. Ugeze usanze umugabo ni umuntu udakunda kurya, urangije ubikoze noneho habayeho na by force. Ariko se wabaye ute? Wowe kuki udakunda kurya? Wowe kuki umutekeye? Kuki byo kurya neza nta gaciro bihawe? Tayari urabyishe, tayari urabyishe. Barakubwiye umugabo mumenyera inda kubera ko ni umuntu rwose ushoboye kurya, azicara afungure, ushakira amafunguro meza yicara afungure rwose pe, ugubwe neza nawe agubwe neza, abone ko uri umugore w'umutima ndetse w'umumaro. Ariko mu gihe uzamukorera icyo wadakunda ugashaka kukimuhata kubera ko abagore bakubwiye ngo ni ngombwa, icyo gihe bizabyara ikibazo mu rugo rwawe. Itondere cyane uwo mugiye kubana. Ririya ni ishuri ry'ubugiyemo kandi ugiye gutangira, kandi ishuri ritoroshye kuko ishuri iyo utangiye wenyine biroro, ariko this time wibuke ngo mugiye kuritangira muri kumwe. Njye nkunda kwandurura, wowe ukunda kwandarika. Njye nkunda kurya, wowe ntubikunda. Njye nkunda kujya kubyina, we ntubikunda. Njye nkunda, kandi barakubwiye ngo rwose nugera ugasanga umugabo akunda kubyina, uramenye ahubwo ukwiye gutaha kare wowe ukajya kumutekera, wakakubwira ati no, njye nkeneye ko tujyana mu kabyiniro tukajya kunezerwa, niho ndi bukure umunezero wanjye. Icyo gihe rero ntuzashake kwaplika bya bindi, gushyira mu bikorwa bya bindi bakubwiye ngo ngo ariko ngo ntabwo ngiye najya kubyina, ahubwo ngo natashye ngiye kugutekera, ngo ngiye kugutegurira ngo ibyo byose ahari ntabwo warumva umumaro wabyo. Aragukeneye ko umubi ruhande. Muraryamye urabyuka mu gitondo yibikana wirukanka, barakubwiye ngo jya ubyuka ujye umugabo yenda akeneye gusa ko umugumi ruhande. Wowe kubera ko babikubwiye, oya, nakugiraga inama ngo fata byandi byose byaguhaye, ariko ukoresha ubwenge bw'ubumana, nibyo bizagufasha kugira ngo wubake neza rukomere. Buri muntu ujya kubana nawe, ari umugabo ari umugore, buri umwe aba afite imyumvire, aba afite ibyo asanzwe akunda. Noneho kugira ngo muzahuze, bikore mu bugwaneza, mu bwenge bwinshi, muzavaho muhuze. Ariko wishaka kugira ngo gusa ushyire mu bikorwa byandi byo bakubwiye, utware uwo mutima uhagaze, uzica byinshi. Iga mugenzi wawe nawe akwige, muze kugira aho muhurira. Niba ari akabyiniro mujyanemo rimwe, mubyina n'umubwira utwo ukunda, cyangwa umuherekeze mubane mubyinane, muze gutaha uze kuzasoza muri bya bihe mwagize ibihe byiza, mubwite ariko burya darling njye nkunda ko nagira gutya na gutya. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo muzave muri ka kabyiniro. Birashoboka nkubwije ukuri, mushobora kuzakavamo ari wowe ugize uruhare, ariko udateye amahane, utavuze ngo ugomba kumva ibyo navuze. Cyangwa muri ya bridal shower wa muntu ashobora kuba yaravuze ati njye namubwiye ngo ugomba kubigira gutya, yenda yamubwiye wa mugabo ari umunyamahoro, arangije koko nawe aramwumvira, ariko yenda uwawe ni umunyamahane. Hanyuma ugiye kwaplika bya bindi ugiye gushyira mu bikorwa bya wa mama yavuze, bikubyariye ikibazo. Mwavuga rero bridal shower tuyikore, abo tuyikorera ndetse yenda n'abanagezeyo, mwese mbabwire ngo nitwubahirize yego inama twagiriwe hariya, ariko byose tubikora n'ubwitonzi bwinshi, tubikora n'ubushishozi bwinshi. Bitari ibyo bizakwicira byinshi aho kugira ngo bikize byinshi. Abasore rero, abasore bo ndashaka ngo ubutaha n'ingaruka hano tuzagira umuntu aho tuzaganira, bizamfasha cyane. Menye ngo abasore bayibakorera bati, ese aho ntituyikorera abakobwa, abasore bagasigara ntacyo bazi, bikaza gutuma ibyo twakoze byose biba impfabusa. Ese aho ntituyibakorera abasore nabo bakorerwa itandukanye, bikazatuma bipfa ubusa. Rero ubutaha n'ingaruka nzaza nsanye n'undi muntu nzi ko nyine urwo ruhande rwumva neza, ngo birumvikana n'umugabo. Muzitegure ndimumuzi Emi nituza hano ubutaha nzamubaza bo bakora iyihe bigenda bite. Ariko Emi n'umugabo nimugero n'umusore
nzamubaza nyine nk'umugabo menye ngo abasore babakorera imeze ite, ese koko bihuye n'ibyo twe dukorera abakobwa, ese koko baragenda bikaza bikaba, cyangwa tuyibakorera twebwe hano tugorwa, abagabo ntayo bajya bakorera abahungu. Hari nabyo bituma yenda abakobwa bacu bagerayo ugasanga ibyo bashyira mu ngiro birabavuna cyane. Rero no kuvuga ngo ubutaha ni ingaruka tuzakorana na Emi, nzi ko muzanezezwa n'icyo kiganiro. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Murakoze rero kumpa uyu mwanya kuntega amatwi, nizeye ko ikiganiro hari uwo kiri bufashe. Mwana w'umukobwa we wari uhangayitse cyane, uti ibyo bambwiye birakomeye cyane, ukagenda wikoreye ni nkaho wikoreye umuzigo ukuvunnye. Oya, tuza ushyira umutima mu gitereko, usenga Imana izagufasha kugira ibyo byose byo bavuze, habemo ikintu cyuzakuramo kizakugirira umumaro, aho kugira ngo uterure byose ahubwo bigende bibe umuhoro ugusenyera. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, kandi ubutaha nzi neza ko nanone tuzongeraho iribagwa neza tugakomereza. Mukomeze rero mukore subscribe, mukore like, mukore comment, mukore share nizafasha kugira ngo ikiganiro kijye kigera kuri wa wundi wakagize ikibazo cyangwa amaze kugera muri cya kibazo kibe cyamukuramo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, twaguhamagaye tujya gutangira ikiganiro, kandi mwami ntidushidikanya wabanye natwe. Rero mwami w'abami, umunsi twaganiraga n'umwana w'umukobwa wo dukorera icyo bita bridal shower. Mwami ndakwinjize kugira ngo rero icyo nifuzaga kuvuga, mwami ndibaza yuko atari jyewe ukivuga, ahubwo ari wowe ukivugira muri jyewe. Mwami turifuza yuko tubona ubwenge buguturutseho. Ubwenge bw'ubumana nibwo bwatuma tugera kure, ubwenge bw'Imana nibwo bwatuma dukora ikintu gifite umumaro, kiri butwubaka ubwacu kikanatwubakira urugo rwacu. Mwami tuje kumenya ko ni ishuri, kandi umwarimu mwiza twagira ni wowe wenyine. Rero mwami ndakwinze kugira ngo abo bose bimeze bityo bohereze Mwuka Wera, aba ari ubabera umwarimu, ababera inshuti, ababe hafi, ababera umujyanama. Nibwo ibyo byose byo twigira hariya bizaza bikatugira umumaro, cyangwa ndetse yenda kimwe cyo wateganije muri byo. Umugisha buri umwe wese ujye ukora icyo gikorwa cyiza cyo kugira inama umwana w'umukobwa. Umugisha amatwi y'umwana w'umukobwa ari wese bagira inama, ajye agira icyo akuramo cyiza kimugirira umumaro mu rugo rwe. Rero mwami byose reka tubikoreye guhesha izina ryawe icyubahiro, byose reka tubikoreye kubakira umuryango nyarwanda, byose reka tubikore kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kigira amahoro, kuko iyo umuryango ufite amahoro, itorero rigira amahoro, n'urugo rukagira amahoro. Habwa icyubahiro muri byose, koze n'ibirenze ibyo natuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.